umuntu avuga ibigonda n'imihoro ikarakara urongeje urambwira ngo ndagondamye nka ya mihoro ya kera ya kinyarwanda imeze nk'akayuya gutya nizo ngo ndagondamye mu maru nizo ngo ndagondamye ubushi ugiye gutangira kuzana amahane mu rugo rwacu rwari rwibereye amahoro ndumva byaba ari ubwa mbere ngeze mu rusengero rwose menya nze byanangwa naje ubizane kuri Yesu ntajya ananirwa ubizane kuri Yesu ntajya ananirwa ibibazo ubizane Yesu wacu ntajya ananirwa ubizane Yesu wacu ntajya ananirwa nabanye ngatakiri kare nawe ushatse wabye mu mazi bigashira cyangwa ubu ni umufunyi bameze hati umva ngo abameze hati sha ikaze mubwire se mubwire ngo abameze hati na ahantu haba hateraniye abagore abagabo abana abasaza n'abakecuru buri rugero rwose bari kuririmba bari guhimbaza Imana bari kuvuga ngo mana uriho biki n'ibiki ariko icyo gisekeje nta n'icupa n'imwe baba banyweyeho kandi ikindi ni ahantu harabona amategeko arutaya guverinoma mvira ku mugabo no ku mwana none se bakubwiye ko abagabo bose baremewe kwizera ariko jya wujya unyumva nawe umukristo agomba gushakana n'undi mukristo imirimo imwe yarahagaze nsigaye numva natunganye yarahagaze mbese habaye umutima wanjye wiri gutera kuva nakubona bwa bundi ariko abasore b'iki uriya mukobwa we ni bwoko kira abakristo baragwira buri wese azahinduka ego mana yanjye agira ingeso nzima kandi rwose n'ikindi nari ndangije hari handi ahubwo ni iki cyahujije amaguru imbuga irakuvuna mwana we imbuga irakuvuna ariko mbitekerezaho mwana wanjye nitubona uburyo tuzagushakira umukozi ajya gufasha imirimo ndabibona aravunika ariko jya wihangana nta kibazo mama jya wihangana umwana wanjye ngo ufite uri umwe nakundi jya wihangana icyo nguhamagare rero umwana wanjye ushaka kugira ngo umbwize ukuri utambeshye umbwize ukuri urabizi rwose nanjye mfite ikibazo ndakuganiriza subizi ndabizi mama nawe rero umbwize ukuri maze iminsi nkubona mwana wanjye wigunze nkabona ufite n'ikintu waba ushaka kudukinga ufite ikihe kibazo mwana wanjye mwese mama reka nta kibazo mfite rwose wumva utuje utagushyira ku mahanga ariko nta kibazo mfite wenda nuko mba nsecetse nabyo mba ntekerezaho niba ibyo nibyo nshaka kumbwira mwana wanjye mbona uhangayitse cyane kandi wumvishe ko naso yabivuzeho aksu mama rwose hari icyo nakubwira ntugire n'icyo ukoraho usa nk'ubwira ngo ndashaka umugabo hari icyo wahorera umwana w'ejo bundi cyangwa urimo uranyina komedi yego nyine buriya ngo ukuri gushira mu biganiro usa imyaka 23 urumva ari mike mwana wanjye yumva neza ni mikeya ukwiye gutekereza ejo hazaza hawe ntabwo ukwiye kwiheba gutyo ngo ujye kure ngo wicare wigunge ubuse mama Jeff uziko yankunze ngo iki Jeff yari yarankunze ariko mwana wanjye wakwitonze koko kagenza makeya mwana wanjye koko Jeff uriya muhungu udakijijwe uje kwa cyuma nzi ubuse kunjya mbona za mu rusengero kuza mu rusengero bivuga ko akijijwe mwana wanjye nyamara ushake witonde
kuko nasi icyo kintu acyumvishije ari umuntu w'umupasiteri ntashobora ntashobora kukumva mwana wanjye. ariko buri uzishaka yagiye fuko yashika hari igihe byashika agahinduka neza. Ahinduka gute? Reka nkubwire buriya uzi yuko nasa ariko yarameze ese yaje mu rusengero aza gukizwa ashaka goderive rwose twabonaga ari umuntu ukijijwe, ariko ibyo mama reka ubwo urenda just kumumuraho ariko izo mpuzu usa mwanya wari uri ndabizi nyumva mwana wanjye barana urubyiruko twabyirukanye. Ubona se Jeff mutari mu kigero kimwe umva nkubwire yaje mu rusengero ashaka goderive tukabona arakijijwe tukabona ari ingeso nziza goderive baranakundana bakora ubukwe. Kuva icyo gihe bakora ubukwe ntabwo yagarutse mu rusengero. Urumva ibyamubayeho bitaba ku muhungu we. Kambire ko wenda washanga ari igihano Imana yamuhaye. Oya mwana wanjye ntabwo ari igihano Imana yaguhaye, ahubwo igihe gikwiriye Imana izaguha n'umuntu ukwiriye. Joan uri inshuti yanjye urabizi ije kugutakira mwanjye uzahita no kutagira umugabo koko. Yewe ahako rero harya ufite imyaka 23 shawura nakuze rero wari ukwiye kugira icyo wibwira ukaduha amazi nawe. Shawandetse umugabo se mukuye cyane ukijijisha ntago njye numva hano hanze bavuga ngo Jeff ngaragukunda ku musozi hano ndabyumva ngo Jeff ngaragukunda. Reka kuyeho biriya ububyuriye nawe no guhurira umuhanda kasuhuza ngacuko nawe gato nta turagira ikiganiro nuko ubanza afite ibibazo byinshi aksu ubundi hari umuntu ugira ibibazo nk'ibyo afite ariko kambeni ndeba muri Bibiliya wenda ko nasanga hamuriza Zaburi 23 Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi ajyana uruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo bwanjye anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye naho nanyura no mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ari kumwe ndi kumwe nawe. Papa ikimbo n'inkoni ye nibyo bimpumuriza handinganiriza ameza imbere y'abanzi banjye bagasoza bavuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka. Nuko iyo zaburi neza rwose iyo ndayikunda cyane burya nanjye rero natashye burya narindi hariya mu nzu noneho numva usoma cyane usomera hejuru nka ya nkone yo mu byakozwe n'intumwa ndavuga ati umukobwa wanjye kasomera hejuru bimeze bitera ndavuga ati reka nsohoke ndebe numvaga nihebye nshaka ahantu hasubizamo intege niko wumvaga nsomera hejuru imbaraga nyinshi niko se wamunga ni ngo wihebye mwana wa Ubusa hari ikibazo ufite cyatuma wiheba burya hano cyokora koko no ukoze hasi buri ibinyibutsi bugiye mbona utanezerewe muri iyi minsi nkabona sinzi ahubwo se nta kibazo ufite mu by'ukuri ubu kandi rero wumva ndashaka mbyiza ukuri kuko mu muryango wacu tuvugisha ukuri buri ubona je mvugisha ukuri madamu wanjye rero buya nawe niyo yabarakaye nabwo agaragaza ukuri kwe nyine muri uko kurakara kwe nyine hano tuvugije kuri umuryango wacu gaho se mbwira nta kibazo waba ufite njya mbona wigunze ugize gute bose papa meze neza umeze neza koko cyane rwose wambwiye mwana wanjye rwose buriya tukwitaho urabizi tugufite uri umwana uyu ubu amikoro yacu niyo natumye twadoba utundi mwana ashwida abiga rero na madamu aravuga ati dufite rwose amikoro makeya ntimuzakura undi mwana mu kigo cy'imfubyi naho ubundi njye nikundira abana iyo basimbuka mu mbuga bijugunya hejuru bagenda umugisha tugufite urumwe nka Isaka wandi harya
ashwi da ndi kuvuga nka Isaka wa Sara none ahubwo mbwira ni ikihe kibazo ufite mu by'ukuri noneho papa mbaje no kuyeka mubwiza ukuri mbwiza ukuri rwose urabona papa imyaka 23 ndayizi wayujuje ubundi kuri 25 z'ukwa kane narashaka utarashaka none se mama wawe yaba gutoteza kwa kundi umukobwa abakiri mu rugo akabanga umukobwa ngo va hangaha ngo jya mu rwawe ngutangiye kumena amasorori n'amadongo reka rwose mama ararengana inshuti zanje nizo zituma ntekereza gutyo zimbwira ako se wewe wabaye iki naje kigatuma nigunga inshuti se nkareba rwose hari yamaye igihano buriya ntago ibintu by'inshuti byo ubyihure murabona ufite imyaka 23 ubuzima bw'umuntu nubwe ku giti cye inshuti zawe ntago ubuzima bw'umuntu bwivanga mu bwundi buri wese abaho ubuzima bwe kandi ubumure buriya iyo wiringiye Imana ugategereza Imana wihanganye ubona ikintu cyiza Imana yaguteguriye ubusa nanjye mapapuro arasari ndabizi wewe ubu mu myaka yawe uracyavuga ngo ni ibihano ngo Imana yanshyizeho shwida humura humura rwose utuze ntuzi ko baca umugani harya nuwera nigari ikinyarwanda rero burya iginyobera wihanganye akamishashi iyo burya wihanganye ubona ikintu cyiza cyane ose rwose papuro araraza umugabo mwiza uzabona umugabo mwiza ahubwo se ko numvishe ngo wa muhungu wa kwa urya mu kirere harya haraguru ku gasane cyuma urya muhungu wa kwa cyuma ngo ni Jeff ngo muraganira da reka papa reka rwose nanjye noneho papa mbona kawunda ariko sindampa umwanya ngo ambwira anganirire ambwire sindampa umwanya nawe urareba papa Jeff nagakishijwe kandi urareba nanjye kubana aka kanyamaswa nanjye rwose kubana n'umugabo udakishijwe ntabwo bitagunezeza gusa urumva rwose papa ari byiza nawe yewe icyo nakubwira cyo urimo ukora neza cyane kuko njye buriya sinashingira umuntu udakijijwe ariko reba nk'iki gihe ugeze utari wumva umwotsi w'itabi umuntu akajya agira ati akawumira ugagenda ukamanuka mu bihaha ugaca mu mazuru no mu kanwa madamu wangeze naho ngaho ibyo kurya urabyumva umuhaje inzoga nyinshi muri ture dunda umuntu dunda ubwonko ibi byose ni inzoga rero utekereza kuba yazinywereye icyarimwe urumva iri ari dunda ubwonko ari yewe umuntu ari ibyo akabinywa akaza noneho ntago nagushyingira ariko se ubundi ubwo bukwe ni bande babutaha abapasiteri se b'inshuti zanjye hose ndavuga ngo se ni bande hose abantu bakishima ngo byibura ngo pasiteri yarashyingiye bwahehese ni igisebo kiri aho ngaho mwitore bakifata gutya nk'abapfushije rwose papa reka nkomeze niringire komeza wiringire Imana rero burya baravuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka akamubera ibyiringiro ameze mbese nk'igiti cyatewe hafi y'amazi icyo giti ngo cyari muto zacyo ngo ntikijya kimenya ngo n'umwaka wateyemo amapfa uko niko Yeremiya hanuye ayo bari hari akarimo nshaka gukora hari inyuma kuri siterine hari ibyatsi byazamutse umanza madamu atarabibonye reka tugende tubirandure noneho buriya madamu ntibamenyeye yuko twebwe abagabo cyane cyane nkanjye pasiteri noneho bakora uturimo nk'utwo ducirira rwose nanjye papa nari narakubona tugende reka tugende naho ubundi atazagira umuntu ugusiteresa iyo ukijijwe wiringira Imana ukizera Imana Imana ntabwo rwose igitinze isezerano ryayo ibintu byose bigenda neza niko bimeze akise nyine kubera iki nyine ko wamenyereye guhagarika abantu mu mahanda ubagezaho ibyifuzo byawe
ko none ko uyu munsi ushyitse mu rugo reka tubyihorere wenda tubireke tuganire ku by'ubu ngubu use twakwakiza iki se kuba ngusanze nawe ukaba umuha umwanya wenda wo twaganira nta kibazo rwose naho ubundi byo kurya cyangwa ibyo kunywa byo mvuye mu rugo ndiye kandi nyweye ahubwo urabona nyine rwose hari akabazo mfite urabona kare byinshi hari byinshi mfite cyangwa se n'ibyaba byenda bafite wenda n'ubuzima busanzwe ndabufite ariko hari ikintu kibura mu buzima bwanjye nk'iki se hari ikintu kibura ku buryo numva sinzi itekereje mba numva hari ukuntu bigenze numva make ntabwo ntuje kandi icyo kintu bari wakinsubiriza niyo mpamvu nanjye nje kukureba ngo tube twaganira umva Jeff ntubishe ko nkunda ndyumva babivuga nyine ko wamenyereye gusa abana amakuru mbyumva mu rukuru ariko rero Jeff icyifuzo cyaje ntabwo ari icyo uranawe cya mbere ntukijijwe kandi wumva rero ibyo bitamesha agaciro ntabwo warakoze ko warabimenye mbere yuko mbikubwiye nanjye wabyo byari binzanye ubu niba nyine nahise mu buryo bwose ndakubonye ni ufite umbwira ariko rero jewe niba utemera imibereho ya gikristo ntabwo nabishobora kubera iki se rugi ndagukunda urankunda ariko jyewe ndumva ntagushaka ko na papa mbimubwiye yahita nanyica kuko udakijijwe ibintu wabitwaza gake ko byakunda pe wembabariza umutima nuko bayaga ntabwo kubariza umutima kuko umutima wanjye niyo utekereje igihe cyose ubu n'imirimo imwe yarahagaze nsigaye numva natunganye yarahagaze ngo se habaye umutima wanjye wiri gutera kuva nakubona bwa bundi ariko abasore b'iki gihe ukijijwe wabyemera gute wenda ukijijwe ubu nakwemera wowe wenda byanezeza papa bikanezeza ababyeyi banjye n'umuryango kandi bikanezeza na Yesu haguruka rwose rero na papa araje